Yes, twongera kubaha ikaze mwe mudukurikiye aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina rya David. Izina David rifite inkomoko mu byanditswe byera cyangwa se Bibiliya, rikaba riri mu mazina akunze gukoreshwa cyane ku isi yose. Inkomoko y'iri zina rya David. Izina rya David rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo rizwi ku izina rya Dawidi. Ubusobanuro bw'ingenzi wamenya kuri iri zina nuko izina David risobanura ukundwa cyangwa se ukunzwe cyane. Bivuga umuntu ukundwa n'Imana n'abantu cyangwa se umuntu ufite umutima wuje urukundo n'ubwitonzi. Mu byanditswe byera ari byo Bibiliya, David yari umwami w'Abayisiraheli azwi cyane nk'uwatsinze Goliyati ndetse akaba umwanditsi w'indirimbo nyinshi muri Zaburi. Yari azwi nk'umuntu ukurikiza umutima w'Imana. Dore rero ikizakubwira cyangwa se ikiranga umuntu witwa David. Icyambere, bakunda kubana neza n'abandi no gukundwa ndetse bagaragaza ubutwari n'ubwenge mu byemezo bafata. Ikindi wamenya nuko ari abahanga mu kuyobora no gutanga icyerekezo. Ikindi wamenya nuko bagaragaza ubupfura, kwihangana n'umutima wo gufasha. Mu ndimi zitandukanye, mu Cyongereza bavuga David, mu Gifaransa bakavuga David, mu Giheburayo bakavuga Dawidi, mu Cyesipanyol bakavuga David, naho mu Cyarabu bakavuga Dawudi. Akaba ari uku rero byifashe kuri iri zina rya David. Yes, tugushimira rero wowe wabanye natwe. Aho hasi jyaho utubwire izina tuzagarukaho ubutaha. Ikindi ntiwibagirwe gukanda subscribe, gukanda like ndetse ujye ukomeza usharing ibiganiro byacu. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.